Ubu ni ubukangurambaga polisi ihuriyeho n'izindi nzego, turavuga inzego z'ibanze ndetse n'izindi nzego z'umutekano, haba RIB, haba n'izindi nzego ndetse n'abaturage. Ni ubukangurambaga bugamije kwibutsa abaturage inshingano zabo ku bijyanye no gukumira ibyaha, kwibutsa abaturage ko bafite uruhare runini mu kubungabunga umutekano wabo ndetse bafatanyije n'izindi nzego, kuko byagaragaye ko ubufatanye ni inkingi ya mwamba ku bijyanye no gusigasira no kubungabunga no gucunga umutekano. Ni icyo gikorwa rero cyatuzanya aha kugira ngo twibutse abaturage batuye muri iyi mirenge, cyane cyane ko ari imirenge ituriye umupaka, aho duhana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi. Twibutsa abaturage rero uruhare rwabo kugira ngo birinde ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kubashora mu byaha. Ahanini twavugaga ibyaha byambukiranya imipaka, aho usanga hari bamwe mu baturage bishora mu bikorwa binyuranyije n'amategeko cyangwa ibyaha bijyanye n'amagendo, ugasanga baciye mu nzira zitemewe, cyane cyane ko igihugu cy'abaturanyi imipaka yacyo cyayifunze, hanyuma abaturage bagaca mu nzira zitemewe bakajya kuzana y'ibintu binyuranyije n'amategeko ariyo magendo, cyangwa se ugasanga abandi barimo barishorayo bagiye mu bikorwa bindi bitandukanye. Ibyo byose nka polisi ndetse n'izindi nzego tubibona ko bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Twaje rero kwibutsa abaturage kugira ngo birinde ibyo bikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano n'ituze ryabo, kuko mu gihugu cyacu hari ibikorwa byinshi bashobora gukora hano imbere, ndetse banashaka no kwambuka imipaka bakayambuka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo turavuga ibindi bihugu, cyane cyane ko iki gihugu cyo kivuga ko imipaka yacyo cyayifunze. Rero abaturage bibukijwe rwose uruhare rwabo n'ubufatanye n'izo nzego zindi zitandukanye mu kwirinda ibyo byaha. Aha ngaha twavuga icyaha kijyanye n'ubuharike, icyaha kijyanye n'amagendo, icyaha kijyanye no kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, icyaha kijyanye no gusambanya abana, icyaha kijyanye no gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, icyaha kijyanye n'ubuharike, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bitandukanye. Abaturage rero babyishimiye, kandi ngira ngo abo mwavuganye nabo baberetse, bababwiye ingamba bafashe ko bafite uruhare rukomeye, bagiye gushyira mu bikorwa ibijyanye no gukumira icyaha kitaraba, batangira amakuru ku gihe kandi vuba. Ibyo rero turabyishimira nka polisi, kuko iyo polisi ifatanyije n'abaturage ndetse n'izindi nzego ku bijyanye no kubungabunga umutekano biroroha. Ikindi twibukije abaturage twari kumwe aha ngaha, by'umwihariko abanyonzi ndetse n'abamotari, twabibukije ko rwose kizira kikaziririza gutwara amagendo. Tunabibutsa ko bafite uruhare rukomeye muri gahunda ya turindane tugereye amahoro, kuko umutekano wo mu muhanda ni inshingano rusange. Bafite rero inshingano zo kubahiriza umutekano wo mu muhanda, cyane cyane abateraniye aha bari muri bya byiciro uko ari 5 bikoresha umuhanda. Ibyo rero byose ni ubukangurambaga twagiye tugarukaho, kandi mwabonye ko abaturage rwose babigize ibyabo, ahubwo bavuga ko guhera uyu munsi rwose bagiye kubishyira, bagiye kujya mu ngamba ku bijyanye no gukumira icyaha, bakamenya ko ari inshingano zabo, bagafatanya n'inzego. Aho babonye uwari wese ushobora gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko, ushaka kwambuka umupaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ushobora kwishora muri ibyo bikorwa bindi bigayitse twahoze tuvuga bihungabanya umutekano n'ituze ry'abaturage, bagatangira amakuru ku gihe, hanyuma ibyo byaha bigakumirwa bitaraba. Ni Rutagengwa Evariste, ndi umumotari ukora mu murenge wa Mugombwa. Nubwo nyine byitwa abamotari cyane, ariko urebye hanini usanga atari abamotari. Nk'ubu nk'abantu tuba tuzi muri kese uko ibyo ngibyo mu cyenda kujana nta abamotari, ariko nyine abamotari muri rusange bya gutwara fraude si cyane, ahubwo babandi batagira amajiri bafite za mutungo usanga ziba zibitse, bari bujye mu kazi nijoro. Kunyine tubazi wanabubwa kubireka kubatize urambwa kuri kubyo ko na umumotari mugenzi wawe ushaka iki. Nyuma y'ubukangurambaga rero no kwigisha no guhozaho, tugenda tuvuga ati ibintu mubireke mu byorere. Ubu n'ubashaka kuba yabijyamo isoma kuyahaga, hanyuma ko n'ubukangurambaga tugira akamaro cyane nk'abamotari tujya kwisubiraho. Ikintu cya mbere nk'irasoroka polisi uvuga ngo gutangira amakuru ku gihe, y'umubwiye ukumva ntabyumva, utanga amakuru kuri polisi. Dufite nimero za polisi ku masitasiyo agiye atandukanye, ariko mbere ko natanga amakuru ubanza kumbwira ati birimo bivemo ntago ari byo.
n'ubutinda cyane uko ikintu cya mbere bya fraude bihombye igihugu. Amazina nitwa Karangwa Evariste, ndi umumotari ukorera mu murenge wa Mugombwa. Ubukangurambaga ni ukutwibutsa inshingano ibyo tuba tugomba kubahiriza, tutanabyubahiriza nyine tukamenya itegeko ryaduhana. Ubukangurambaga bwo ni ngombwa kandi bugomba guhoraho. Yego, akazi k'ubumotari impamvu kagaruka mu majwi rimwe na rimwe, ni business ihuza ibikorwa byinshi bitandukanye. Abantu rero turabatwara babuze n'abo utazi, ubwo rero rimwe na rimwe nyine hari n'igihe ushobora kuba utabizi bamufata ugasanga nyine bimwe muri ibyo ngibyo bihari nawe ujemo nk'umumotari nyine wakoze ako kazi. Rero ni byiza ko ubukangurambaga nyine buhoraho, nka polisi igahora iduhugura itubwira ibitemewe, kimwe nuko nyine nimba ari n'umumotari uba ufatiwe muri ibyo ngibyo nyine ahanwa. Niyo mpamvu rero inshuro nyinshi nyine urwego rwa transport ruboneka muri bene nk'ibyo ngibyo, ariko ni byiza nyine kubyirinda kugira ngo dukore akazi kadutunge kandi katugirira umumaro. Ni ingenzi cyane kubera yuko hari igihe nk'ababizobereye bashobora kuba bagushuka nawe ukabijya muri mushyashya, ariko uramutse waje mu bukangurambaga nk'uko nguko ntago bakubwira ngo ujye gukora ngo wirirwe ujyayo. Icy'ingenzi rero mu kimotari kiba kirimo ni ukunyurwa nayo ukorera ku manywa nyine ugataha kare, cyane ko abenshi tuba dufite imiryango. Ikimotari ni nk'uko umuntu aba afite butike acuruza, nawe ukavuga ati reka njye sinshoboye gucuruza cyangwa gukora n'ikindi kintu, ukavuga ati reka njye gutwara abantu nabyo bizantunga. Rero ni byiza ubukangurambaga pe, turanabwemera cyane n'ubu twaparetse turimo dukora. Kwirinda ibyaha rero niyo cyambere kugira ngo twubake igihugu cyacu, kandi koko nawe akazi twahisemo kadutunge. Ubukangurambaga twateguye nk'akarere ka Gisagara dufatanyije na polisi mu ntara y'Amajyepfo no mu karere ka Gisagara, bwari bugamije mbere na mbere kwigisha abaturage ariko no gukumira ibyaha bikunda kugaragara cyane cyane ku mirenge yegereye umupaka. Hari ukwambuka umupaka mu buryo butemewe, ikindi ni ukuba twakwinjiza ibiturutse hakurya y'igihugu cyacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo dusaba abaturage mbere na mbere ni ukwirinda gukora ibyaha cyangwa se gukora ibinyuranyije n'amategeko. Hari inzira navuga zemewe n'amategeko zikoreshwa, ariko nanone tukabibutsa yuko uyu munsi imipaka y'igihugu duhana imbibi aricyo cy'u Burundi irafunze. Bivuze ngo rero abaturage bagomba kwitwararika bakirinda ibyo bikorwa bya kwambukiranya imipaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko hari icyo amategeko ateganya ku muntu waba anyuranyije n'ibiteganyijwe. Ubu bufatanye hamwe n'inzego z'ibanze na polisi biradufasha cyane iyo twamanutse tukegera abaturage, babona yuko byavuye muri za nyigisho umuyobozi w'umudugudu atanga, umuyobozi w'akagari cyangwa w'umurenge, ahubwo bikagaragara ko na rwa rwego dukorana rushinzwe gukumira ibyaha cyangwa se guteza imbere umutekano, nabo baje kugira ngo dufatanye twigisha abaturage, tubabwire ibyo byaha, tubabwire icyo amategeko ateganya, ariko nanone tubabwire yuko hari inzira zo kwirinda mu bikorwa bitandukanye abaturage bashobora gukora biteza imbere bakava mu bindi bikorwa navuga birimo ibyaha.